batiteguye iherezo ry'isi rirageze kandi abantu ntacyo baramenya bakomeje kwidamararira bazatungwa batiteguye tube maso Yesu azaza kumujura abazaba biteguye nibo bazazamura tube maso Yesu azaza kumujura abazaba biteguye nibo bazazamura nijye bakoze neza uribuka nuko abanyabyaha mwese nimuze dushake Yesu igihe kiriho dukizwe benshi ijwi rya Yesu bibwira ko ari imikino imikino pe karoti niko byari biri nyuma yaho habaho gutwikwa benshi ijwi rya Yesu bibwira ko ari imikino pe karoti niko byari biri nyuma yaho habaho gutwikwa tube maso Yesu azaza kumujura abazaba biteguye nibo bazazamura tube maso Yesu azaza kumujura abazaba biteguye nibo bazazamura nijye bakoze neza uribuka nuko abanyabyaha mwese nimuze dushake Yesu igihe kiriho dukizwe beneda Yesu aradukunda nimuhindurwe
dukizwe. Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, yakoraga mu bandi ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye, ariko abantu bamwe bo mu isinagogi yitwa iy'Abariberutino ndetse n'iy'Abanyakureni n'abandi bantu banyuranye, barahaguruka bajimagana Sitefano, nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. barahaguruka bajimagana Sitefano, Nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Nuko bagurira abagabo bakuvuga bati twumvise avuga, amagambo yo gutuka Mose n'Imana. Batyo abantu n'abakuru n'abanditsi baramusumira, baramufata bamushyira abanyarukiko bamucira urubanza, bashaka ibyo kumucisha igihanga imbere ya rubanda. nuko bahagurutse abagabo b'ibinyoma, Aravuga ati uyu muntu ntabwo asiba gutuka hera. n'amategeko Kuko twumvise avuga ati Yesu w'i Nazareti azasenya ahantu kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose. abantu bicaye mu rukiko, bamutumiriye bose, babona mu maso ha Sitefano hasa n'abamarayika. Bene data, tumenye yuko Uwiteka atane
muganga, natwe niwe uzadutabara muri iki gihe kibi. kuko ari nta kimunanira, ari hejuru ya byose. Tumubahe tumukorere, nawe aduha amahoro. Kuko ari nta kimunanira, ari hejuru ya byose. Tumubahe tumukorere, nawe aduha amahoro. Yesu yasohotse mu rusengero akigenda, abigishwa be baramwegera, baramubwira bati databuja wiboneye imyubakire myiza. Arababwira ati ibi byose mureba bizagira iherezo, n'ibuye rizasigara rigeretse ku rindi, ritajugunywe hasi. Yongera kubabwira ati irinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza bishushanya biyita izina ryanjye. Ati ishyanga rizateri indi shyanga, ubwami nabwo buzatera ubundi bwami. Kandi ati muzangwa n'abantu bose bazize izina ryanjye, ariko bakundwa. Daniel aravuga ati abazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Mu bagabo abazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Mu bagore abazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Mu basore abazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Mu bakobwa abazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Nimwibuke ibyanditswe biboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice 12 biri ku murongo wa 11. Nabo bamunesheje amaraso y'Umwami Yesu, n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ntibakunda magara yabo, ntibatinya no gupfa bene data. iki gihe nuko Abazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Mu ntambara abazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. No mu nzara abazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. No mu ndwara abazi
kure y'amasezerano dutandukanijwe n'Ubwisirayeli nta byiringiro dufite by'ibizaba itanga umwana wayo Yesu ku bwacu ubwo twari kure y'amasezerano dutandukanijwe n'Ubwisirayeli nta byiringiro dufite by'ibizaba itanga umwana wayo Yesu ku bwacu dushimira Imana Data urukundo rwayo rutarondoreka watumye iduha Yesu umwizera wese yitwa umwana wayo dushimira Imana Data urukundo rwayo rutarondoreka watumye iduha Yesu umwizera wese yitwa umwana wayo Icyakora bene data tumenye ko umuntu wese ufite ibyo byiringiro akwiriye kwiboneza mu mutima abayo natwe dukwiye kubabera icyakora bene data tumenye ko umuntu wese ufite ibyo byiringiro akwiriye kwiboneza mu mutima abayo natwe dukwiye kubabera kuko ibyanditswe bivuga ko dufite ibyo byasezeranijwe Yesu w'imyanda yose y'umubiri ndetse n'iy'umutima kuko ibyanditswe bivuga ko dufite ibyo byasezeranijwe Yesu w'imyanda yose y'umubiri ndetse n'iy'umutima kuko ibyanditswe bivuga ko dufite ibyo byasezeranijwe Yesu w'imyanda yose y'umubiri ndetse n'iy'umutima kuko ibyanditswe bivuga ko dufite ibyo byasezeranijwe Yesu w'imyanda yose y'umubiri ndetse n'iy'umutima Yesu w'imyanda yose y'umubiri ndetse n'iy'umutima Abisirayeli bavuye muri Egiputa bajya i Kanani batari batandukana no kwifuza kwabo umujinya w'Uwiteka ucanwa kuri bo arabarimbura abenshi bo mu Bisirayeli bibonera akaga Abisirayeli bava mu Egiputa bari benshi ariko mu gihugu cy'isezerano hasohoye bake Kanani yinjiwemo na Yosuwa na Kalebu b'inyangamugayo Kanani yinjiwemo na Yosuwa na Kalebu b'inyangamugayo bakundwa natwe dukwiye kuba inyangamugayo ngo tuzaje mu ijuru nawe mwene data uvuga uri mu rugendo rugana mu ijuru ariko niwatandukanye n'ibyaha byawe
utegekwa n'umujinya ishyari n'igomwa kandi ukiringira uzajya mu ijuru ukazabana n'Imana. ese ko wishuka wibwira kuwitira kari nkawe siko ibyo ukora bakureba nshuti kuki wibeshya utyo menye imirimo ukora ariyo uzahemberwa yewe mwene data. Niwaba warakoze ibyaha ngo ubone ubugingo ibyo ntibibaho. Idini yose waburimo ntirikagushuka minuga bihanye. Imana ntabwihongerwa uzayihongere ntabwirobanura utoni nguzayereka icyubahiro cyawe. Niba wumva ushaka ijuru niwubaha Imana kandi uve mu byaha nibwo bwenge ababubonye baba bahirwa. Imana ntabwihongerwa uzayihongere ntabwirobanura utoni nguzayereka icyubahiro cyawe. Niba wumva ushaka ijuru niwubaha Imana kandi uve mu byaha nibwo bwenge ababubonye baba bahirwa. Abisirayeli bava mu Egiputa bari benshi ariko mu gihugu cy'isezerano hasohoye bake. Kanani yinjiwemo na Yosuwa na Kalebu b'inyangamugayo. Kanani yinjiwemo na Yosuwa na Kalebu b'inyangamugayo. Bakundwa natwe dukwiye kuba inyangamugayo ngo tuzajye mu ijuru. Bakundwa natwe dukwiye kuba inyangamugayo ngo tuzajye mu ijuru. Uwiteka Imana nyir'ingabo nashimwe kuko yarinze itorero rya Pentekote imyaka yose uko ari 75. N'ukuri Uwiteka akwiriye ikuzo. Uwiteka Imana nyir'ingabo nashimwe kuko yarinze itorero rya Pentekote imyaka yose uko ari 75. N'ukuri Uwiteka akwiriye ikuzo. Kandi ijambo ry'Imana ryaramamaye ku mpande zose z'igihugu cy'u Rwanda rimenyesha abantu inzira y'agakiza. Itorero rya Pentekote ryatangiye umurimo w'Imana wo kubwiriza ubutumwa hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.
bwiza buhindura benshi. Turasaba Imana yatangiye umurimo muri twe ngo ikomeze kuduha imbaraga zayo kugira ngo itorero ribashe gushara imizi rizajye mu ijuru ritariho inenge. Turasaba Imana yatangiye umurimo muri twe ngo ikomeze kuduha imbaraga zayo kugira ngo itorero ribashe gushara imizi rizajye mu ijuru ritariho inenge. Abantu twe kuba abanyedini gusa ahubwo dukore iby'Imana ishaka tuzagere ku byo twasezeranijwe. Abantu twe kuba abanyedini gusa ahubwo dukore iby'Imana ishaka tuzagere ku byo twasezeranijwe. Abantu twe kuba abanyedini gusa ahubwo dukore iby'Imana ishaka tuzagere ku byo twasezeranijwe. Abakujya kurema ntibazarimuka ndakwinjiza mu cyiza umpe kukwegera umbere ubuhungiro njye mwihishamo nzageze gupfa mwami turi kumwe. Abakujya kurema ntibazarimuka ndakwinjiza mu cyiza umpe kukwegera umbere ubuhungiro njye mwihishamo nzageze gupfa mwami turi kumwe. Nimutega amatwi kandi muryiteho. Nimutega amatwi kandi muryiteho kuko abagitondera bazanezerwa abisunga Uwiteka bazahirwa. Kuko abagitondera bazanezerwa abisunga Uwiteka bazahirwa. Umwami Dawidi we yihitiyemo kwegera Imana kuko ari byo byiza. Zaburi 73 kuwa 28 Umwami Dawidi yihitiyemo kwegera Imana kuko ari byo byiza. Zaburi 73 kuwa 28 Nimutega amatwi kandi muryiteho. Nimutega amatwi kandi muryiteho kuko abagitondera bazanezerwa abisunga Uwiteka bazahirwa. Kuko abagitondera bazanezerwa
abisunguwe iteka bazahirwa. Yemwe bagenzi banjye muze twizere, twiyegurire Imana ituyobore, tubikore nk'uwo mwami Dawidi wagize Uwiteka ubuhungiro bwe. Yemwe bagenzi banjye muze twizere, twiyegurire Imana ituyobore, tubikore nk'uwo mwami Dawidi wagize Uwiteka ubuhungiro bwe. Yemwe bene data, nimutege amatwi ijambo ry'Imana, kandi muryiteho. Yemwe bene data, nimutege amatwi ijambo ry'Imana, kandi muryiteho. Kuko abaryitondera bazanezerwa, abisunguwe iteka bazahirwa. Kuko abaryitondera bazanezerwa, abisunguwe iteka bazahirwa. Yemwe bene data, nimutege amatwi ijambo ry'Imana, kandi muryiteho. Yemwe bene data, nimutege amatwi ijambo ry'Imana, kandi muryiteho. Kuko abaryitondera bazanezerwa, abisunguwe iteka bazahirwa. Kuko abaryitondera bazanezerwa, abisunguwe iteka bazahirwa. Umwami Yesu yaradukunze, ituma yiyambura ubwiza bwe, yitanga kugaca abanyabyaha, kugira ngo tubone agakiza. Umwami Yesu yaradukunze, ituma yiyambura ubwiza bwe, yitanga kugaca abanyabyaha, kugira ngo tubone agakiza. Yikoreye umusaraba uremereye cyane, abantu baramukoba arabyihanganira. Yikoreye umusaraba uremereye cyane, abantu baramukoba arabyihanganira. Agera ahitwa Igorogota, amubamba hamwe n'abanyabyaha, bamwambura ikamba ry'icyubahiro, arisimuza ikamba ry'amahwa. Agera ahitwa Igorogota, amubamba hamwe n'abanyabyaha, bamwambura ikamba ry'icyubahiro, arisimuza ikamba ry'amahwa. Amwambika n'urubindo imbere ya rubanda, baramushinyagurira, baranamukubita. Amwambika n'urubindo imbere ya
yahanurije ati intimba zacu yazishizeho yikoreye imibabaro yacu n'ukuri ahetamishwa nayo. Yesaya yahanurije ati intimba zacu yazishizeho yikoreye imibabaro yacu n'ukuri ahetamishwa nayo. Imbeho twamutekereje uwakubiswe n'Imana nyamara ibyaha byacu nibyo yacumitiwe. Imbeho twamutekereje uwakubiswe n'Imana nyamara ibyaha byacu nibyo yacumitiwe. Nakumva tumenye ko Yesu yapfiriye bose wabariho be gukomeza kubaho kubwabo. ahubwo babeho kuko wabapfiriye, ahubwo babeho kuko wabapfiriye akabasukira. Yaducunguje amaraso ye y'igiciro cyinshi, muze tumwiyegurire nawe atwitegekere. Yaducunguje amaraso ye y'igiciro cyinshi, muze tumwiyegurire nawe atwitegekere. Imana aravuga ati koko kanje naremye munyumvire, kuko njye Uwiteka Imana nduwera, nuko rero namwe mumberabera. Uwiteka Imana aravuga ati koko kanje naremye Uwiteka Imana nduwera, nuko rero namwe mumberabera. Mwirinde gusuzuguza izina ryanjye kuko ari ryera. Mushyire itandukaniro hagati y'icyiza n'ikibi, mumenye ku mucyo
twirinde